twongeye kubaha ikaze mu kiganiro Karame Mubyeyi mugezweho na Tuyisenge Lucy umubyaza. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro kivuga akamaro ko konsa ku mubyeyi ndetse n'umwana we, ndetse turanarebera hamwe uku konsa icyo byabimariye umuryango muri rusange. Abamama benshi hari igihe babyara ntibumve ko konsa umwana ukimara kuvuka ari ibintu by'agaciro gakomeye cyane. Nyamara ndagira ngo mbibutse yuko amashereka ya mbere umubyeyi akimara kubyara mu minota 30 aba ari amashereka y'ingenzi cyane kandi aboneka muri icyo gihe, ndetse ikindi gihe umwana ntazabashe kuyabona. Aya mashereka kenshi tuyita umuhondo. Aya rero ni amashereka aba ari meza cyane umwana wese akwiriye kugiraho uruhare, akaba yayabonera mu gihe kugira ngo abashe kumugirira umumaro. Byibuze mu gihe kingana n'isaha nyuma yo kubyara, uyu mwana aba akwiriye gushyirwa ku ibere kugira ngo abashe konka aya mashereka ya mbere twita umuhondo, kubera ko aba yibitsemo amaproteine menshi cyane, ni intungamubiri, aba yibitsemo ubudahangarwa buhagije bushobora kurinda umwana. Kandi aya mashereka y'umuhondo ni amashereka umwana aba akeneye kugira ngo azamufashe mu gihe cyo gukura cye, kugeza igihe umwana azahagarikira konka muri cya gihe tuvuga ko ari igihe cy'imyaka 2. Niyo mpamvu mpamagarira umuntu wese umurikiye kumenya agaciro ndetse n'akamaro k'aya mashereka mu gihe umubyeyi amaze kubyara muri cya gihe kingana n'isaha 1. Reka turebere hamwe konsa icyo bimarira umubyeyi. Igihe cyose umubyeyi yonsa umwana we aba ari hafi y'umwana ndetse bari kumwe, ku buryo bituma hagati y'umubyeyi n'umwana hazamo urukundo rudasanzwe kandi urukundo rukomeye rutuma umubyeyi yumva aguwe neza. Ubushakashatsi bwagaragaje ko umubyeyi wonsa ndetse akonsa cyane bishobora kumuviramo inyungu zo kuboneza urubyaro. Ubu nabwo bushobora kuba bumwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro abamama bashobora gukoresha adakoresheje ya miti yo kwa muganga cyangwa se bwa buryo bundi batanga, agahitamo konsa bikamubera bumwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro. Ikindi ubushakashatsi bwagaragaje ni uko ababyeyi bonsa badashobora kurwara kanseri z'amabere. Ikindi ni uko ababyeyi bonsa inshuro nyinshi bibafasha kuruhuka nyuma yo kubyara. Ikindi ni uko umubyeyi wonsa igihe cyose yonsa aba afite amahirwe 100% yo guha umwana we amashereka yizewe ku isuku, kuko ntabwo amashereka bisaba ko umubyeyi ajya kuyategura cyangwa hari ibindi bintu akora byatuma avunika kugira ngo umwana azabone amashereka. Ikindi amashereka ntagurwa, bivuga ko iyo umubyeyi aho umwana w'amashereka bimufasha no gusevinga amafaranga cyangwa se kwizigamira, kuko ya mafaranga yakabaye akoreshwa mu kugura amata, mu kugura ibikoresho, mu guhemba ababikora. Umubyeyi utwite ashobora kuyabika ayo mafaranga akazamugirira umumaro. Reka ngaruke ku kamaro ko konsa ku mwana wavutse. Ni iki ubushakashatsi bwagaragaje ku mwana wonka cyane kurenza umwana ukoresha amata cyangwa se ibindi bintu bashobora kumuha ku ruhande? Ubushakashatsi bugaragaza ko uyu mwana wonka ari umwana ukura neza, kuko mu mashereka yakiramo intungamubiri zituruka kuri mama we. Uyu mwana akabasha kwakira ubudahangarwa bw'umubiri buturuka mu mashereka, akaba umwana ukura neza kandi akaba umwana muzima utarwaragurika, bitewe n'uko ya mashereka amuha ubuzima bwiza kandi akamuha intungamubiri umwana akeneye kugira ngo ashobore gukura neza kandi ashobora kuba umwana muzima. Ikindi ubushakashatsi bwagaragaje ni uko umwana wonka cyane akura neza, akaba yagira n'ubushobozi bw'imitekerereze myiza. Bivuze ko abana bonka amashereka ubwonko bwabo bukora neza cyane ugereranije n'abana batonka. Ikindi ubushakashatsi bwagaragaje ni uko abana bonka barwara gake cyane ugereranije n'abana bakoresha amabibero cyangwa se abana bakoresha ariya mata yandi cyangwa se ibindi babaha, kubera ko uburyo bwose umubyeyi yakoramo kugira ngo ashobore guha umwana we amata
byanze bikunze iyo hadakoreshejwe isuku ihagije aba bana bisanga barwaye. Ikindi ubushakashatsi bwagaragaje yuko umwana wonka atajya agira ikibazo cyo kwituma impatwe cyangwa se constipation mu rurimi rw'igifaransa, mu gihe abana bakoresha aya mata yandi y'ifu cyangwa se n'ayandi y'inka bo bashobora kugira ikibazo cyo mu mara, ugasanga bagira constipation cyangwa se kwituma impatwe bya hato na hatoya. Reka mbwire umubyeyi unkurikiye yuko igihe cyose umwana yamaze kuvuka hari ibimenyetso umwana agaragaza by'uko akeneye konka. Icya mbere ushobora gusanga umwana ari kurira, bigaragara ko yashonje. Kurira k'uwo mwana bikaba byaba ikimenyetso kigaragaza yuko akeneye konka. Ikindi, umwana niyo yaba atari kurira ushobora gusanga ari nko kuzunguza umutwe cyane, ameze nk'umuntu uri gushakisha aho ibere ryaba riri kugira ngo ashobore konka. Hari igihe umwana ahita acomeka intoki mu kanwa, hari n'igihe umwana atangira konka imyenda imiri iruhande. Nyamara hari n'igihe abana baryama bagasinzira cyane ntibagaragaze kimwe muri ibi bimenyetso by'uko bakeneye konka. Ubushakashatsi buvuga ko nyuma y'amasaha 2 cyangwa se amasaha 3 ukwiriye gukangura umwana ukamushyira ku ibere. Ababyeyi benshi rero bajya bakangura abana ni koko, ariko ugasanga wa mwana agiye kumwonsa ari mu myenda myinshi cyane. Usanga umwana ari mu kigoma, ugasanga umwana ari mu gishora, ugasanga umwana muri porte bebe. Reka nibutse umubyeyi unkurikiye yuko umwana ugiye konka akwiriye kugabanyirizwa imyenda yambaye. Byibuze umwana konka yambaye agasurubeti n'akagofero kugira ngo abashe konka neza adafite ibintu byinshi cyane bimuhambiriye. Mbibutse ko iyo uyu mwana ari muri ya myenda ishyushye cyane, ubuzima bwe nta kindi bukora usibye gusinzira. Iyo asinziriye rero ntabwo ashobora kwikangura kugira ngo yonke. Niyo ugiye kumwonsa ukamurekera muri ya myenda, bwa bushyuhe bw'umubiri bumubuza konka neza kuko aba ari konka kandi anasinzira. Reka nibutse umubyeyi unkurikiye yuko mu gihe cyose wifuza konsa umwana neza ukwiriye no kumenya ko ukwiriye kuba uri muri pozisiyo nziza. Ababyeyi benshi usanga bababara mu bitugu kubera yuko baba baragiye konsa abana inshuro nyinshi bakunama. Reka mbibutse ko umubyeyi atari we usanga umwana kugira ngo amwonse, ahubwo umwana niwe usanga umubyeyi. Bivuze ngo umubyeyi akwiye kuzamura umwana akamufata muri pozisiyo nziza ituma umwana ashobora konka yegereye ibere neza. Icyo gihe tugira inama umubyeyi ko ashyira umutwe w'umwana mu nkokora ye, yarangiza ikiganza cye kigafata ku kibuno cy'umwana, akazamura umwana akamwonsa umwana amwegereye. Iyo rero umubyeyi afashe umwana muri ubu buryo, tumugira n'inama yo gucisha akaboko k'umwana mu kwaha kwe kugira ngo umwana amere nk'uryamye kuri mama we, noneho ashobore konka neza kandi yonke ya masaha cyangwa se ya minota yagenwe kugira ngo umwana ashobore konka ndetse abashe guhaga. Ubushakashatsi buvuga ko ku ibere rimwe umwana ashobora kumaraho hagati y'iminota 10 na 20. Uwo ni wa mwana wamenyereye konka uri konka cyane. Ariko hari n'igihe umwana yonka ukabona ahise arekura ibere, bigaragaza ko umwana yahaze. Icyo gihe rero umubyeyi niwe umenya neza uburyo umwana we ahaze cyangwa se yaba adahaze, akamuhindura akamushyira ku rindi bere. Umubyeyi rero ashobora konsa umwana yicaye. Ushobora kwicara ku gitanda ariko ukegamira urukuta kugira ngo ushobore kuza konsa neza utavunika ndetse n'umwana atavunika. Ikindi, tukugira inama yo gukoresha umusego kugira ngo munsi y'akaboko gafashe umwana ubashe gushyiramo umusego, noneho wa musego utume ukuboko kwawe kutananirwa ngo wumve umwana wamurekura. Ikindi, umubyeyi ashobora konsa umwana yicaye ku ntebe. Nanone tubwira umubyeyi ugiye konsa yicaye ku ntebe ko akwiriye kuba yicaye neza yegamye kugira ngo ashobore kuza konsa umwana ya minota ari umwana atavunika ndetse n'umubyeyi atavunika. Niba uhisemo konsa umwana wawe uryamye, ukwiriye kwibuka yuko udakwiriye kumwonsa uri gusinzira. Iyo ababyeyi benshi bari konsa abana hari igihe bisanga basinziriye. Mubyeyi unkurikiye, niba wahaye umwana ibere rikaba riri mu kanwa ukumva utangiye gusinzira, ukwiriye kubyuka ugakuraho umwana ukamwigiza ku ruhande kugira ngo umubiri w'ibere ryawe
utaza kumupfuka amazuru umwana akabura umwuka wo guhumeka akaba yazahara cyangwa se akanapfa. Reka nkurarikire kuba maso kugira ngo ubashe konsa, nurangiza konsa umwana wawe neza umushyire ku ruhande, noneho umwana aryame neza kandi nawe uryame neza. Ikindi mpamagarira ababyeyi bonsa, ni byiza cyane yuko mu gihe cyose urangije konsa umwana umuturisha umubi cyane. Iyo umwana ari konka hari umwuka uturuka hanze winjira mu gihe ari konka nawo umwana akawumira. Uyu mwuka rero ugenda ujya mu gifu cy'umwana ukaba waza gutuma umwana aza kuboga, noneho ya mashereka akaba yamuca mu mazuru cyangwa se akaba yamuzibiranya. Niyo mpamvu nibutsa umubyeyi wonsa wese kumenya yuko akwiriye guturisha umwana umubi kugira ngo wa mwuka winjiye mu gihe umwana yonkaga usohoke, noneho umwana ashobore kugubwa neza, kwa kuboga kwa hato na hato nikuze kubaho. Kandi igihe ugiye guturisha umwana wawe umubi ni byiza yuko umenya pozisiyo umushyiramo cyangwa se uburyo umufatamo. Abamama bamwe bafata n'aba bana ugasanga kugira ngo amushyire ku rutugu ahubwo yamushyize ku nda. Mubyeyi unkurikiye, ndagira ngo nkwibutse ko ukwiriye kuzamura umwana ku buryo inda y'umwana ifatana n'urutugu rwawe, umutwe w'umwana ukarenga ibitugu, noneho umwana agashobora gutura umubi neza. Nyuma yo kumuturisha umubi ukaba wamuryamisha. Ni byiza yuko uryamisha umwana aryamiye urubavu kugira ngo na ya mashereka naza kugaruka mu gihe cyo kuboga ashobora kunyura ku ruhande, noneho asohokere mu itama atazibiranyije umwana. Umwana rero wamaze kuvuka bakamuryamisha agaramye, iyo agize ikibazo cyo kuboga cyangwa se amashereka akagaruka, birashoboka ko uyu mwana yayamira ariko akajya mu myanya y'ubuhumekero akaba yamuzibiranya ndetse akaba yanamubuza guhumeka. Umwana atahazaharira akaba yanapfa. Reka mbibutse yuko konsa bifite umumaro ukomeye cyane, akaba ariyo mpamvu na Minisiteri y'Ubuzima ihamagarira ababyeyi konsa umwana byibuze kugera ku mezi 6 nta kindi kintu uramuvangira, kugira ngo umwana wawe abashe kugira ubuzima bwiza. Uko umwana agenda akura niko no konka bigenda bisaba ko yonka amashereka menshi. Reka mbwire umubyeyi wese unkurikiye ko ukwiriye kurya indyo yuzuye kugira ngo umwana wawe yonka amashereka afite za ntungamubiri zose akeneye kugira ngo zibashe kumukuza. Indyo yuzuye rero mba mvuga harimo ibice bitatu, harimo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga. Mu kiganiro kizakurikiraho tuzavuga amoko 3 y'ibi byo kurya, tunababwira ibyo kurya biboneka mu gihugu cyacu ababyeyi bajya bafata kugira ngo amenye ko ari kurya indyo yuzuye, ndetse ko n'umwana ari konka amashereka afite intungamubiri zose. Soza iki kiganiro ndagira ngo nibutse umubyeyi wese unkurikiye ko umubyeyi akwiye gushyira umwana ku ibere rimwe, umwana akaryonka akarihumuza, nyuma yaza kugaruka kongera kumwonsa nyuma y'amasaha 2 cyangwa amasaha 3 akamushyira ku rindi bere naryo umwana akaryonka akarihumuza, kugira ngo ubwonko bukomeze gukora amashereka ahagije kandi mu gihe gihagije. Reka nkurarikire gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugereraho igihe, ukore share kugira ngo aya makuru agere no ku bandi babyeyi, kandi ukore like ndetse unatwereke ko turi kumwe, uduha comment cyangwa se ubaza ibibazo kugira ngo tubashe kubasubiza ibyo mudasobanukiwe. Murakoze cyane, naho mu kiganiro cy'ubutaha.